waba warigeze kumva indirimbo ikagukora ku mutima ku buryo muri wowe wumva utangiye guhinduka? Ese nk'uko twumva indirimbo zimwe na zimwe zikadutera ibyishimo, birashoboka ko ushobora kumva indirimbo nayo ikagutera kwiheba, ikagutera agahinda, ndetse ikaba yagutera no kwiyahura? Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo ikomeye cyane, uburyo zimwe mu ndirimbo zishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu, ndetse tuze kurebera hamwe na bamwe mu bahanzi bajya bakora indirimbo zimeze gutyo. Mu gihe isi ikomeje kuvuga ku bibazo by'abantu biyahura, cyane cyane mu rubyiruko, abahanga bagaragaza ko umuziki nawe ushobora kugira ingaruka ndetse n'uruhare runini cyane iyo ukoreshejwe nabi cyangwa ukumvwa n'abantu bari mu bihe bikomeye. Uri kumwe nayo NP Entertainment, manzi rero ko ukoze subscribe, ukande like, share na comment yaboneka kugira ngo ibiganiro uzajya bica kuri uyu muyoboro bitazajya bigucika, kandi ari ibiganiro tugenda tumenyeramo utuntu n'utundi mu buzima bwa buri munsi. Tugiye kureba indirimbo zibabaje zifite amagambo akomoza ku kwiyanga, agahinda gakabije, gutakaza icyizere cyangwa se ukumva urupfu rukuri hafi, ishobora kugira uburemere bw'ibitekerezo bibi ku muntu. Turaza kurebera hamwe umuhanzi witwa Kurt Cobain, umuririmbyi w'itsinda rya Nirvana, yarimbye indirimbo yitwa I Hate Myself and I Want to Die. Bisobanuye ngo ndiyanga kandi ndashaka gupfa. Iyi ndirimbo yaririmbye afite ibibazo bikomeye mu mutwe, kandi nyuma y'igihe gito iyo ndirimbo isohotse yariyahuye. Benshi bavugaga ko, ndetse banavuga ko ari uko atarakabona icyizere cy'ubuzima bwe, ari uko atarakabona itara ry'ubuzima bwe. Ngo nicyo kintu cyatumye uyu Kurt Cobain yiyahura, kubera ya ndirimbo ngo yasohoye yitwa ngo I Hate Myself When I Want to Die. Ngo iyo ndirimbo imaze gusohoka yahise yiyahura. Ngo abantu rero bitewe n'ubutumwa buri muri iyo ndirimbo, cyangwa se bitewe n'uko iyo ndirimbo yitwa, bavuga ko yiyahuye bitewe n'uko nta cyizere cy'ubuzima yari yakabonye. Tugiye kureba hamwe n'umuhanzi witwa Billie Eilish, yakoze indirimbo yitwa Listen Before You Go. Nayo irimo amagambo asa nk'ay'umuntu uri kuvuga ubutumwa bwa nyuma, cyangwa se umuntu urimo gusezera. Yaje kuvuga ko yayikoze kugira ngo abantu batekereze ku bantu bafite ibibazo, akiyumvishwe n'umuntu uri mu bihe bibi ashobora kuyifata nabi, cyangwa se akayumva nabi akayifata uko itari, kandi mu by'ukuri ari ubutumwa we yitangaje ko ari ubutumwa yari ashaka gutanga. Umuhanzi umenyekana cyane nka Juice WRLD, nawe ukundwa cyane n'urubyiruko, yakoze indirimbo yitwa Lucid Dream, ivuga gutereranwa nubwo ukunda kwiheba. Nubwo benshi bavuga ko yumvikanaga mu gahinda kabo, bamwe bavuga ko ibitekerezo bye ndetse n'urupfu rwe rwazize ibiyobyabwenge, ndetse ibyo ngibyo bikaba byaragize ingaruka ku buryo abakunzi be bumvaga ubuzima bwabo nabo bwahagaze, bakumva nyine uko byamugendekeye nabo ariko bizabagendekera. Turebera hamwe n'umuhanzi witwa Triple X Temptation, wamaye cyane mu rubyiruko, yakoze indirimbo yitwa Jocelyn Flora, akora yitwa Sad. Izi ndirimbo ze nazo zari ziganjemo amagambo y'ubwenge, ariko yibanze cyane ku kubazwa n'urukundo no gutakaza icyizere. Uyu muhanzi ubwe yigeze kuvuga ko yajyaga atekereza kwiyahura. Ibaze, uyu muhanzi ubwe yajyaga avuga ko mu binyamakuru yajyaga akora, cyangwa se mu biganiro yajyaga akora, yajyaga avuga ko yakundaga gutekereza kwiyahura. Ibi byatumye indirimbo ze zikundwa n'abari mu gahinda, cyangwa se n'abari mu bihe bitoroshye, ariko nanone bamwe zikabakururira ibitekerezo bibi, bakumva biyanze, cyangwa se bakaba bumva nk'uko nyirazo wazihimbye avuga ko hari igihe yumva yakiyahura
bakabumva nabo nyine ariko byabagendekera, kumva niba nyiri indirimbo yarayiririmbye akumva nyine nawe ubwe yakiyahura. Bumvaga igihe bari mu gahinda bakitakariza icyizere, bakumva ko nabo bashobora kwiyahura. Ariko nyamuneka, nubwo izi ndirimbo hari abo zishobora gufasha kumva ko batari bonyine mu bibazo, umuntu ashobora kumva indirimbo nyine irimo amagambo akumva ko nawe bamutekerejeho, akumva ko atari wenyine. Ariko nubwo hari abo izi ndirimbo zishobora gufasha bakumva ko batari bonyine, ni ingenzi kumenya ko umuziki ugira imbaraga zikomeye ku bwonko ibihe byose waba urimo. Ushobora kuba wishimye kumva umuziki ukishima kurusha, waba ubabaye wakumva ndetse umuziki ukaba warakurusha. Rero ngo umuziki ugira imbaraga ndetse zikomeye ku bwonko, cyane cyane iyo umuntu ari mu bihe bikomeye. Ntabwo ari byiza rero ko uheranwa n'umuziki. Niba uri mu gahinda, ntabwo ari byiza ko uheranwa n'umuziki wiganjemo amagambo atakariza icyizere umuntu. Ni byiza ko wibanda ku magambo cyangwa se ku ndirimbo zigusubizamo imbaraga, zikagusubizamo icyizere. Kandi ibyo ngibyo iyo utabishoboye, ngo ni byiza gushaka umuntu ukuri hafi cyangwa se inshuti yawe ya hafi, ukayibwira ibibazo ufite cyangwa se ukayitura agahinda kawe, ukumva umutima uruhutse. Biruta cyane uko wajya kumva indirimbo zishobora kugukururira ku bitekerezo bibi. Kumwe na UNP Entertainment, niba ko wakoze subscribe, ukandi like, share na comment, hanyuma utubwire muri comment, utubwire niba igihe uri mu gahinda cyangwa se igihe uri mu bihe bitandukanye, indirimbo ukunda kumva bitewe n'ibihurimo zaba ari izihe. Twandikire muri comment udusangize ibitekerezo byawe. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.